Ndabashuhuje bantu banjye bankurikira kuri social media. Uyu munsi nahisemo ko twiga umuntu. Umuntu ni mugari nyine, ni munini nyine, birumvikana ntabwo wamwiga umunsi umwe, tuzamukoramo ama episode menshi atandukanye. Ariko umuntu yigwa mu isomo twita psychology. Uzajya kumva ngo umuntu yiga psychology, ese uribaza ngo aba yigamo iki? Aha rero niho tuzabiva imuzi ukumva what is psychology in terms of a human. A psychology is a science which deal with human behavior and mental process. Birumvikana neza, ni siyanse yiga umuntu mu mitekerereze no mu myitwarire ye ya buri munsi. So tuziga umuntu uhereye asamwa kugera ashaje. Ubundi psychology igira ibice bitandukanye. Hari icyo twita biological psychology. Aha rero ni siyanse iba yiga umuntu, aho wiga how gene can influence a human emotion, a human behavior. Also abize mugira mwigamo ngo nervous system. Babyo wiga psychology ariko iri biological. Nervous system, how hormone developed, how hormone can influence someone behavior. Okay? Hakaba n'ikindi gice rero twita developmental psychology. Developmental psychology aba ari siyanse yiga noneho umuntu gukura kwe uhereye asamwa kugera noneho ashaje. Agenda akura gute, yitwara gute bishingiye ku mikurire ye. Hari n'ikindi gice rero twita social psychology. Social psychology ni igice kiga umuntu mu mibanire ye n'abandi. Okay? Hakabamo n'igice twita counseling psychology. Counseling psychology ni igice gikunda gukora kwa muganga, aho wiga umuntu bihereye uko aguhaye ibiganiro, uko yexpressinze emotions ziwe, none ugaheraho umuha ubujyanama. Hakaba n'ikindi gice twita clinical psychology. Iki gice rero gikunda gukora kwa muganga cyane, ni nacyo abaganga bakoresha bagira ngo bavure umuntu. Baguha umwanya ukababwira uko wiyumva, uko ubabara, hanyuma nabo bakakugenera imiti bashingiye uko wababwiye. Ni nayo mpamvu ugomba kubabwira uko ubabara mu buryo buzima kugira ngo baze guheraho nyine baguha imiti ijyanye n'uburwayi bwawe. Kuko ikimara kubabwiraho bahita bumva icyo ushobora kuba urwaye. Cyane cyane nko muri wenda se nko muri centre de santé, kubera ko nta bikoresho bihagije baba bafite, burya inshuro nyinshi baguha imiti bashingiye uko ugenda nyine ubaganiriza. Ariko iyo babonye bisa nk'ibibarenze, niyo mpamvu ubona baguha transfert ukajya mu bitaro kugira ngo noneho bakoreshe ibyuma aba ari byo biza kugena indwara urwaye, baguha imiti bashingiye ku ndwara babonye. Hari n'ikindi gice twita educational psychology, aho nko mu burezi bakibandaho kugira ngo bige how a human can learn, which methodology can be used to help a student to develop some skills. Okay? Aha rero umuntu tuzajya tumukoramo ibice, donc ama episode atandukanye. Ntuve ku murongo, ntugire udakoze subscribe kugira ngo tuzagende twigana ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.